Twongeye kubaha ikaze abakurikiye Hirwa TV Rwanda. Umwami Imana nabaha umugisha aho muri hose, turabakunda. Yesu abagirire neza. Uyu munsi rero tugiye kongera kuganira ku ijambo ubushize twaganiriye ku kintu kijyanye n'urukundo, ku kintu kijyanye no kubaka ingo. Rero nibyo tugiye kongera tuganireho uyu munsi. Uyu munsi ngiye gutangira ku ijambo riri mu mubwiriza ibice 4 umurongo wa 13. Haravuga ngo umwe wamunesha ariko ababiri ntiwabashobora, kandi umugozi w'inyabutatu ntiwabasha gucika vuba. Bishatse kuvuga yuko abantu babiri iyo bashyize hamwe, abantu babiri iyo bari kumwe, ntago wabasha kubinjirira, ntago wabasha gutandukanya imbaraga zabo. Bishatse kuvuga ko umugore n'umugabo ni ikintu gikomeye cyane, ntago wapfa kubinjirira uko ubonye, ntago wabasha gutandukanya imbaraga zabo. Icyo nshaka rero kuvuga niki, nshaka kuvuga ngo niba umugozi w'inyabutatu ngo ntago wabasha kuca, urumva ngo babaye umugore n'umugabo, yenda Imana baye n'umugisha hiyongereho n'umwana, babaye babantu batatu, ntago wapfa gutandukanya abo bantu ngo upfe kubibasha. Rero ndakwinginze ni muvandimwe, nagira ngo uyu munsi twongere tuganire. Ndi kwibaza muri iyi minsi, ese ntibishoboka ko waba hari inshingano wateshutseho zaba zaratumye mugenzi wawe uyu munsi atakikwibonamo? Ese nta nshingano ushobora kuba warateshutseho uyu munsi mugenzi wawe ashobora kumva urukundo rwaragiye rucogora, rucumbagira? Ubundi umugore cyangwa umugabo, mu by'ukuri ndahamya neza ntashidikanya, niko giye mbitekereza cyangwa niko mbibona mu gihe maze nshatse, mbona umugabo ari ibyishimo by'umugore cyangwa umugore ni ibyishimo by'umugabo. Niba umugabo ashobora kujya ku kazi uwo munsi ibintu byamunejeje byose, yavayo ntatahe ngo ajye kureba mama we cyangwa ntajye kureba mushiki we ngo abimubwire, akumva uwo munsi agomba byanze bikunze ahubwo yatinze kugera mu rugo ngo ajye kubibwira umugore we. Uwo muntu urumva atari umuntu ukomeye? Umugore ni ikintu gikomeye cyane, umugore ni umuntu w'agaciro cyane. None se wowe mugore, nawe nimba hari ibintu bawumva koko byakunejeje uwo munsi, ukumva ugomba kujya kubibwira umugabo wawe. Umugabo wawe urumva atari umuntu ukomeye? Nyamara ntago wirukanka ngo ujye iwanyu, ntago wirukanka ngo ujye kureba mukuru wawe, ntago ujye kureba murumuna wawe, ahubwo ufata ingamba ukavuga uti hoya ibi bintu ndihuse ngiye kubibwira umugabo wanjye. Rero ndagira ngo twongere tubiganireho. Ese muri iyi minsi koko birashoboka yuko umugore wawe nimba yagiye ku kazi akagira ikintu cyamubabaje, araza koko ukamutega amatwi? Ndagira ngo muvandimwe tuganire uyu munsi. Abantu bafite ibikomere mu mitima yabo, kandi ibikomere mo birava mu mago. Abantu bafite ibikomere mu mitima yabo, arimo guterwa na mugenzi we, arimo kubiterwa n'uwo bubakanye, arimo arabiterwa n'uwo bararana mu buriri. Isuzume nanjye nisuzume, urebe ko nta ataba ari wowe urimo gutuma mugenzi wawe arara adasinziriye. Urebe ko waba atari wowe uri gutuma mugenzi wawe atakirira ku meza, aze buri munsi akumva yajya mu buriri kuryama. Ese nabo hanze koko birashoboka yuko ushobora kurara utariye kubera ko ikibazo wakigiriye hanze? Ariko nanone niba koko umugore wawe umwishimira, niba koko umugabo wawe umwishimira, birashoboka ko ushobora kugera mu rugo ikintu cyakubabaje ukajya mu buriri ukaryama ufite mugenzi wawe mubana? Oya. Ndagira ngo uko wari uri kera, uko wajya gutekereza umugabo wawe kera, uko agaciro wajya gumuha kera, yaba kigera mu rugo ukumva ukeneye kumwumva, ukamubaza se sheri wanjye mwiriwe? Ese mwiriwe iracyarangwa iwawe? Ese mwiriwe cyangwa mwaramutse iracyarangwa iwawe? Cyangwa iyo winjiye uvuye mu kazi, yaba umugore wowe cyangwa yaba we mugabo, urinjira direct mu cyumba, ntukene no kuvugisha abo wasize mu rugo? Nimba ariko bimeze, twisubireho. Yaba ari kimwe kirimo gutuma urukundo ruri kugenda runamuka. Tekereza nawe abo wasize mu rugo baragutegereje, urinjiye nta no kuvuga mwiriwe, uraje direct mu cyumba, ntukeneye kumenya nyamuneka. Gusa nimba ijambo ry'Imana riravuga ngo gusubizanye neza bihosha uburakari. Ni ukuri kandi nimureke tubwirane neza, nimureke dutegana amatwi.
nimba ufite ikintu cyakubabaje ariko hari mugenzi wawe wasize inyuma, hari mugenzi wawe nawe wagiye ku kazi, muhamagare, mwandikire, umubaze uti se sheri wanjye urataha ryari, wumva ufite amatsiko yo kugera mu rugo vuba kugira ngo nibura cya kintu cyakubabaje ubashe kugira mugenzi wawe uri bukibwire, abashe kugutega amatwi. Ese niko bimeze koko? Ibaze nanjye nibaze, niko bimeze nibura koko mugenzi wawe iyo avuye mu kazi cyangwa avuye aho yiriwe akorera cyangwa afite ikintu cyamubangamiye koko umutega amatwi, cyangwa arakubwira ngo sheri wanjye, cyangwa arakubwira mugore wanjye ngwino ndagushaka, ukambwa kumuha umwanya. Nimwongere musubirane urukundo rwa mbere, reka musubirane urukundo, reka dusubirane, nanjye ndishyiramo, reka dusubirane urukundo rwacu rwa mbere rwa kera igihe twe tugishakana nabo twashatse, igihe cya mbere twe dufite urukundo, igihe cya mbere mugenzi wawe yazaga babaye ukomaza sheri wanjye byagenze gute. Niba umugabo wageze mu rugo ukabona ageze mu rugo atarimo kuvuga, uko nageze mu rugo afite icyamubabaje akinjira mu cyumba, mukurikire kuko afite impamvu. Ashobora kukubwira sheri wanjye ihangane ndananiwe, ariko aho ndi bubyukire ndakubwira uko byangendekeye, umutega amatwi. Wihita umubwira ngo ubwo hari aho nduvuye, hari ukundi byagenze, ibiki n'ibicyumva ibintu biracitse. Oya, muhakanya, mureka banza ryame haruhuke, hanyuma ahubwo nyuma uze kumutega amatwi, kuko umuntu akeneye umuntu umutega amatwi. Birababaje kuba ufite ikintu gishobora kubukubabaza ariko ukaba utakibwira uwo mubana, kuko nukimubwira ahubwo ibibazo ufite birarushaho kwiyongera. Ni ikibazo. Niba umuntu atakifuza kubwira uwo babana mu nzu, niba umuntu atakifuza kuba yagisha inama uwo babana mu nzu, ni ikibazo. Wowe mugore byanze bikunze, buriya abadamu twebwe rwose dukunda kuvuga pe, iyo ugize Imana umugabo akaguha akanya uravuga, ugatangira ryari ukavuga ibyabereye he, ukamubwira inkuru za hehe. Nyine twe niko twitereye, niko Imana yaturemye, uba wumva nyine wavuga pe. Wenda abagabo mwebwe uko Imana yabaremye ntago mugira amagambo menshi nk'ay'abadamu, twebwe ndagitsina gore, twebwe twumva nyine twagumya tukavuga cyane. Ariko base ihangana umutega amatwi, ihangana umubwira ibyo ashaka kukubwira. Arakubwira ati sheri wanjye hari ibintu uyu munsi numva bya, umubwira uti ariko nawe amagambo yawe narayarambi, uyo sinyishaka. Oya, wenda uwo munsi afite ibishyashya, uwo munsi ndaranu bamuhamagaye ku kazi, uwo munsi hari ibintu yari yaracuruje ariko byungutse. Mutega amatwi abikubwire, mutega amatwi, muha umwanya. Abagore bakeneye abagabo ngo mubahe umwanya, abagabo bakeneye abagore ngo mubahe umwanya, sibyo? Reka twongere urukundo rwacu, reka urukundo rwacu rwongere kuzamuka. Urumva? Menya ngo umutware araje, umadamu wanjye araje, numufasha, niko Bibiliya bivuga. Nimba Bibiliya yaritegereje ikareba umugabo ikavuga ngo ntago ari byiza ko umugabo aba wenyine, nyamara ntago yigeze imuremera undi mugabo mugenzi we. Kuko Adamu yarari ahantu yari muri Edeni, hari n'inyamaswa, ngo hari n'inzoka, hari n'ibikoko byinshi cyane, ariko ntago Imana yigeze imuremera umugabo mugenzi we, ahubwo yamuremeye umugore, imuremera umufasha, iramumuha. Iba yaramuhaye umugabo mugenzi we kugira ngo wenda nihaza n'intare ajye amufasha, bayirwanye, cyangwa nihaze n'ibindi bintu, cyangwa nanarwara mushyire mu mugongo. Ariko Imana iritegereza, irareba, ibona ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, ihitamo kumuremera umufasha umukwiriye, iremamo umugore. Umugore ni ukuri pe, umugore turi abantu beza, abagore turi ab'igiciro, abagore turi abo gukundwa. Ni ukuri abagore aho muri nimwubahwe, abagore turi abantu bakomeye cyane, kuko Imana yaritegereje, irareba, iravuga ngo nubwo naremye ibintu byose, nubwo naremye ibintu byose narangiza nkarema n'uyu mugabo, ariko ndabona hari ikintu kibura. Haleluya! Ndabona hari ikintu kibura, ndabona narema umugore. Imana yarakoze, yakabyara, yaremye umugore, yarakoze, yaraturemye, irema umugore. Umugore rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko yamaze kugera iruhande rwa Adamu. Adamu arishima, Adamu arasusuruka, Adamu imbeho irashira, Adamu agahinda karashira. Adamu yari yarabuze uwabwira, Adamu yabona imbuto zeza akabura uwabwira, imbuto yabona iziryoshye ntabona uwahaho. Ariko Adamu arangije abona umugore, arangije aranezerwa cyane, aravuga ati pe, aka ni akara ko mu marangi, aka ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, ngo kuko yankuwe. Muvandimwe, ni ukuri umugore uri uw'agaciro mu rugo iwawe, mugabo nawe uri uw'agaciro, kuko ntago Imana nanone yari bureme umugore ngo nirangize umutwara umugabo. Yarangije irema umugore kandi irema n'umugabo, ni abantu babiri rero bo gushyira hamwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ababiri
ngo umwe wamurwanya ukamutsinda, ngo ariko babiri ntago wapfa kubabasha. Uko niko kuri. Impamvu rero nta yindi, umugore n'umugabo iyo bashyize hamwe ibitekerezo, iyo bashyize hamwe imbaraga, bagera kuri byinshi. Niyo mpamvu ubona umugore n'umugabo umwe bashobora kujya gucuruza bagashinga business, umwe ajya kurangura undi agasigaramo, nyamara iyo ari umwe asiga akinze akajya kurangura, iyo aje asanga abandi bacuruje. Abanyarwanda baravuze ngo umwe arya bihora. Umugore cyangwa umugabo ni ikintu gikomeye, ni inkingi. Bibiliya bitubwiyeho neza cyane ngo ababiri barasusurutsanya, ngo kuko umwe yaguye undi abyutsa undi. Ngo ariko se udafite uwo mubana mu buriri, udafite uwo mugendana, wabigenza gute? Mugore uri uw'agaciro, mugabo uri uw'agaciro. Ndahamya ko umugore uraye mu buriri bwa wenyine imbeho iramwica, ntagabo nuko abigenza. Umugabo uraye mu buriri bwa wenyine nawe niko bimugendekera, ariko iyo muri mwembi ikibazo kirakemuka. Reka twongere guhana agaciro, reka twongere kubahana. Birashoboka ko nta muntu udakosa, birashoboka ko mugenzi wawe yakosa, ariko se mwumve, mutega amatwi. Yigenda ngo abe yakoze ikosa wumve ko ishyano ryacitse. Oya da, n'umuntu yakosa. Ariko noneho icyo nasaba ni ukugira ngo mu by'ukuri ubashe kumva mugenzi wawe, basha kumutega amatwi, basha kumuha agaciro. Nimba afite igitekerezo azanye akakubwira ati ngwino hari ibyo nshaka ko tuganira, mwumve, mutega amatwi, biha agaciro. Reka mu by'ukuri reka twongere tugire urukundo. Reka umugore n'umugabo, nimba hari ikintu nabonye kinezeza mu buzima ni ukugira umugabo. Ni ukuri abatabafite mwihangane, n'abatarababona mwihangane. Namwe mwarimo bafite Imana ikabacura ni mwihangane, cyangwa bari babafite mugatandukana ni mwihangane. Ariko sinareka kuvuga ngo kuba bakibafite cyangwa kuba kibana nawe. Ni ukuri umugabo ni mwiza, n'umugore ni mwiza. Iyo umugore ari mu rugo, urugo rurasusuruka. Iyo umugore ari mu rugo abana bamuhamagara, mama ibi ni bibiri hehe, ibi ni bibiri hehe, urugo rurasusuruka. Umugabo nawe yageze mu rugo abana bakaza biruka nkamubaza papa ibi ni ibi, urugo ubona rufite hari ukuntu rumeze neza, rurubakitse. Nimureke twongere twubaka umuryango nyarwanda. Reka impamvu izo arizo zose zituma urugo rwawe rutagenda neza ziveho. Reka ikintu cyose Satani yuririraho akumva yagusenyera urugo ugikureho. Nimba muri wowe muri iyi minsi ndakeka ko wumvaga umwuka wo gusenya wamaze kukwinjiramo, wikureho. Pfukama, fata ikindi gihe, fata umwanya wongere uririre urugo rwawe. Yaba wowe mugabo nawe ririra urugo rwawe, kuko umugore wawe agiye nawe wahangayika. Nawe mugore fata umwanya usengera urugo rwawe, nawe umugabo wagiye nawe wahangayika, kuko twamaze kubona neza ko urugo ari urw'abantu babiri, ntabwo urugo ari urw'abantu batatu. Urugo ni urw'abantu babiri bashyize hamwe bakumvikana. Rero nimurwanye ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza gishobora gusenya urugo rwanyu. Na umuntu yikwaka amazi yo kunywa ngo wumve ko bibaye intambara, wumve ko wamubwira ngo nawe ujya kuyiza. Ikintu cyari cyo cyose ubona Satani yakuririraho gishobora gutuma usenya urugo rwawe kimu mwanya. Icyo ubona cyose Satani yarahagurukiyeho, ubona yuko inzitizi zari zivutse, wigiha agaciro, wigiha umwanya muri wowe. Oya, reka twongere kubaka umuryango nyarwanda, reka tugire urugo ruzima, kuko iyo urugo rumeze neza ndakeka n'igihugu kimera neza. Urugo iyo rumeze neza abana baguwe neza mu rugo, umugore n'umugabo baguwe neza mu rugo, n'ukuri nta bibazo byabaho. Twakubaka umuryango nyarwanda n'urugo rwamera neza n'igihugu cyamera neza. Rero bavandimwe bakundwa, bavandimwe nkunda cyane, Uwiteka Nyiringabo nadufashe aduha imbaraga zo kugira ngo twongere kubaka urukundo, twongere kwibuka buri muntu wese yongere guha agaciro mugenzi we, yongere gutega amatwi mugenzi we, kugira ngo twemere dusenga Imana koko, tuvuga Imana twumvise, tuvuga Imana twabonanye abandi, tuvuga Imana dusoma mu bitabo. Ariko natwe hari ibyo dusabwa gukora. Ibyo ngibyo rero reba kubyubahiriza muri iyi minsi. Ibyo ngibyo reba ko inshingano zawe ukizihagazemo neza uko bikwiriye. Hanyuma rero nukuri Imana yo mu ijuru idufashe kandi duha imbaraga zo kugira ngo duhagarare neza mu nshingano. Yaba wowe mu mama nawe ufite inshingano, yaba ufite umugabo, yaba utanamufite, uhagaze mu mwanya w'abantu babiri. Uri umugore kandi uri n'umugabo, hagarara mu nshingano zawe. Uvuga uti nyamara nubwo umugabo wanjye adahari uyu munsi, ariko ndahamya yuko urugo rwanjye Imana irurimo, kandi nanjye nubwo ndi umugore ndi umuntu ukomeye muri uru rugo, kandi nanjye Imana yanyubakira. Uko niko kuri. Rero bavandimwe ndagira ngo nukuri Imana yongere kuduha imbaraga
buri muntu wese yongere kwibuka aho yaba yarateshutse, aho yaba yaragenze nabi, aho yaba yaracumbagiye, aho byaba byaratumye mugenzi we atakimwibonamo, aho byaba byaratumye mugenzi we yumva atakimwishimira, kugira ngo yongere guhinduka. Kandi ikindi nagira ngo nukuri pe Imana iduhe imbaraga kugira ngo twongere kugira urukundo, kugira twongere kubaka umuryango nyarwanda. Kandi Uwiteka Nyiringabo abaho umugisha, nibyo mbasabira nanjye nisabira, umwami Imana abagirire neza. Murakoze rero, naho ubutaha, bye bye.